noneho witwa Jihad abishyize ku rundi rwego. Uwitwa Yagopondo ati nyuma yo gusohora video ya Jihad abantu bakavuga yuko ngo yari Jihad ari kwikinisha. Uwitwa Jihad yarakaye cyane ngo ku buryo yenda no kurega umuntu kuri polisi ngo kuko abantu bavuze ko ari kwikinisha bose ngo bibeshye ngo yari ari kwereka umukiriya ibicuruzwa ngo acururize online ngo ndetse Jihad akaba afite gahunda ngo yo kwandikisha uriya mushinga we muri RDB akaba yarawutaziriye akazina kitwa ngo gutunura ufinura online ngo umushuji Jihad akaba ashishikariza indaya ze zose kugana akagashinga ko gufinura banatunura online ngo kuko bishobora gufasha leta ngo kuvana urubyiruko mu bintu by'ubukene ndetse leta ngo ikaba yashoramo amafaranga ngo uko akagashinga ke gashobora kuba kakoreshwa ngo muri iki gihe cyo kurwanya ubushita bw'inkende. Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizere ko mumeze neza ndabasuje aho muri mu bice by'isi bigiye bitandukanye abarere ku migabane y'isi igiye itandukanye Asia, America, Europe, Africa, by'umwihariko muri East Africa nizere ko mumeze neza ndabasuje muri Kampala, Uganda, abantu muri Tanzania, muri DRC, abantu muri Kenya, abantu muri Ethiopia, abantu muri Rwanda, Kigali, by'umwihariko mumeze mute nizere ko mumeze neza kandi abatameze neza ndabifuza kugwa neza aho muri mu bice by'isi bitandukanye. Abantu barwaye kabisa turakomeza tubasengere mukomeze murwe neza, abantu mudukurikiye muri mu ngendo zitandukanye, abantu mudukurikiye mwiryamye muri kuruka kabisa, mukomeze mwenjoye ngo ubuzima kabisa, mukomeze muruhuke neza, icyo mbifuza no kugubwa neza aho muri mwese. Mbaye ikaze mu kiganiro Haista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano, aho turi kumwe n'abastari bacu batandukanye tubereze tumwe twabageneye nk'abakunzi babo n'abafana babo. Nkuko mubonye ku screen yanyu rero uyu munsi abastari bacu umunsi yitwa Burikano ndetse na Buringuni bakaba ari abanyarwenya bakomeye cyane mu Rwanda amaze kubaka izina mu gihe gito amaze muri industry yacu. Uyu munsi Burikano na Buringuni aho tugiye kohereza ubutumwa ko bafite abantu bakunda cyane, bafite abantu entertaining, bafite abantu bashimisha. Abanyarwenya ubundi by'umwihariko umumaro wabo no gushimisha abantu kuko sometimes iyo umuntu ari umuntu aba amerewe aba atameze neza, aba afite depression, aba afite agahinda, ariko bareba urwenya, yareba umuntu ukora urwenya akongera akagarura ibyiringiro, akongera agaseka, akongera akagarura isura nziza ku maso, akongera akishima, akongera akamererwa neza nyine agasubira muri mood y'umuntu ubuza uko buryo umuntu atameze neza. Burya iyo umuntu afite depression cyangwa se afite ibindi bibazo mu mutwe bimubangamiye ntabwo bari gutekereza neza. Rero sometimes abanyarwenya rigiye baba abaganga nabo babaganga bo mu mutwe somehow ari ukuntu nyine ubareba cyangwa se ureba urwenya ukunda cyangwa se umuntu ukora urwenya ukunda ukongera ugasubira muri mood neza. Abangaba rero ni abanyarwenya ariko abanyarwenya b'abanyamakuru bakuru urwenya ariko ruvanzemo n'amakuru na basesengura, ariko basesengura amakuru y'ibyamamare ariko babishyira mu rwenya. Uyu munsi rero no bastari bacu dufite ubutumwa twabageneye muri Haista yacu uyu munsi. Nkaba bashimiye mwese mukomeza kudukurikira kabisa, abantu mukomeza kudukurikira, mukomeza kudutera inkunga, mukanda subscribe, mu likinga mwese kabisa ndabashimira cyane, kandi mukomeze mudufashe mu sharing ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze twaguke ibiganiro byacu bigera ahantu henshi cyane. Burikano na Buringuni rero ni abantu mwamenye bakora urwenya, kuba basesenguza ko basengura amakuru y'ibyamamare ariko bikora mu buryo bw'urwenya. Urumva ko n'abanyarwenya ariko bikora mu buryo butandukanye n'ubundi muzi nkuko bareba filime za comedy cyangwa se ibindi babikora mu buryo bwabo. Ababazi bazi ko abantu bakora urwenya kabisa ukuri bashimisha abantu benshi cyane kuko ukuntu babikora nyine style yabo kabisa ishimisha abantu benshi cyane, bamaze kugira abantu benshi cyane babakunda. Burikano na Buringuni rero nkuko babitangarije BNB Kigali uko bari mu kiganiro, bariganye no bita Buridir no gukora misa, bariganye nyuma witwa Buringuni yari yasanzwe n'undi abi Kigali, hanyuma Burikano we iwabo ni mu Ruhango, yaje Kigali yaza Buringuni nta kintu afite, araza barabana bagipfundikanye nta mafaranga bafite, bavuga ko babaga muri ghetto nyine isa nabi mu 10 ku kwezi mu ghetto nari imeze. Hanyuma araza yogosha Burikano aza yogosha, araza bashakisha ubuzima nyine yakurikiye barihiringa, akavuga ko kira bakiri ku ishuri Buridir ndetse na Burikano barabahanzi nyine barabarapira. Hanyuma Buringuni yari umubyinnyi
kumva nyine ko biganye bahuje nyuma bariganye baraza hano i Kigali hanyuma buri kana kavuga ko yaje yogosha ariko nyine irwa yihinga mu bastari mu banyamakuru abihingamo ngo bazamuzamure ko ngo ari umuhanzi akora indirimbo abona bizakunda. Umunsi umwe bari muri ghetto nibwo witwa buri kantu yakoze aka video agashyira kuri TikTok abona karebwa n'abantu 10,000 ahita avuga turazi giye guhindura ibintu ibintu byanjye aragenda arabikora abona birakunze buri ngo nawe nyine byatangiye asa naho ati urimo ni ibiki ibyo bintu urimo ni ibiki by'urwenge n'ubugoryi ariko asakona ko byame bizakunda. Bakonye aka video rero karebwa n'abarenga 30 kuri TikTok baravuga ati ibintu tugiye kubikora nk'akazi barakora gutyo barakora kugeza ubu ngore kubabona kunguku bana babaye abastari kabisa bakomeye cyane bamaze kugira abantu benshi cyane babakunda bakubwira ko bafite YouTube channel imaze kugira abasubscribers barenga 100,000 urumva ko kabisa bamaze kuzamuka mu gihe gito bamaze nk'imyaka 2 nayo itaruzura neza ndakeka urumva ko kabisa bakoze ibintu bya danger. Uyu munsi rero muri High Star Channel dufite ubutumwa twabageneye nk'abakunzi babo n'abafana babo noneho amenye za filime zo kwerekana utwobo zigiye gutezwa imbere mu Rwanda. Isimbi Noeline wa undi wamenyekanye muri za filime zo kwerekana utwobo bashingura minayizi dukunda kureba mu masaha y'umugoroba yongeye kugaragaza umukobwa wagaragaje ko afite impano yerekana utwobo akavuga yuko agiye kujya mu managing akareba yuko yagenda asakara ku mbuga na za nyirakabuga avuga ku mugani wa Rumaga. Uyu mukobwa Isimbi Noeline wa Kasamu twagiye kumanagingira ko bakaba ari DJ Sonius akaba yaramuciye irya rubwo uyu mukobwa bita DJ Sonius yarari kudija muri arena maze umunyamakuru w'Inyarwanda yagira gutya ngo agiye gufotora umukobwa uri kudija akifotorera kakobo kajya gataha mifuku. Isimbi Noeline nawe yaciye akenge akibona kobo katazutse arangira avuga ati akakobo nagateza imbere. Isimbi Noeline akibona kobo ka DJ Sonius uburyo gateye amabengeza arangiza aravuga ati ndakakumanagingira. Ibyo by'ubudije ujye bivamo n'ubundi ntago wavanga ubudije n'ibindi bintu by'amafuti. Ubwo nanjye ndavuga ati mba sinjya mvuga kuri poro munsi ariko ubwo abanyarwanda babikunda reka njye mbibatamo ntawame. Hayi buri kantu na buri nguni amazina yanjye nitwa Jano nkaba nkoresha ubutumwa ndi live mu kiganiro cyitwa High Star ni ikiganiro gica kuri YouTube channel cyitwa Jano Update. Nkaba nkoresha ubutumwa mu izina ry'abakunzi n'abafana banyu tugira ngo tubabwire ko tubakunda cyane kabisa kandi tubifuza gutera imbere. Hari aho mwabaye naho mugeze ariko byose mubishyikiremo n'Imana ndetse natwe nuko mwadore byiza tukabikunda turabifuza gukomeza gutera imbere gukomeza kwaguka gukomeza gukora n'ibindi byose n'intego zanyu zose mufite mukazigeraho. Turabakunda cyane mushimisha abantu benshi muratwentertaininga kabisa muduha urwenya rwiza kandi mubaganga abantu benshi cyane. Kubakunda rero ntago abafana banyu babyibeshyeho turifuza gukomeza gutera imbere gukomeza mukora n'izindi projet nyinshi cyane tuzakomeza tubasenyera nk'abakunzi n'abafana banyu turabakunda cyane kabisa. Keep it up, love you so much. Yes, nyubako ruzitumwe twageneye aba banyarwenya buri kantu buri nguni ndabashimwe twari muri kino kiganiro mbasaba komeza kudushyigikira mukadu niba mva cyo kiganiro cyacu mu mwagisharinga akakimenya kabisa musharinga yakimenye mukomeze gukora subscribe ku bwinshi ndabashimiye rero Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Noneho ubukene bwabaye ikibazo muri societe. Ngo sinzi umuntu wagiye ku matelefone ngo arangiza atangira guhamagara abakobwa bose bo mu mujyi wa Kigali b'amasireyi n'abakibyiga. Muze mufashe The Ben agiye gukora video ngo murebe ukuntu mwazayigaragaramo. Ngo abakobwa n'abahungu barahiye baratukura baravuga ati gufasha The Ben n'ubundi no gufasha umukapo. Bari bazi ko nshuti nirangira ari buvuga ati buri muntu wese nafata ijana ngo nago yarazi ko muri buze muri benshi ngari kayanganda biza ari mu bakorane. Nguzi ikintu cyabatunguye ngo basanze The Ben ngaru kumufasha byo kumufasha ngo kuko clip yararangiye ngo yururira imodoka aragenda n'abadirector ngo nta muntu n'umwe wigeze wembwa.